Sabri we ntabyo mfite ushaka kumbaza. Ndabifite. Aha. Ufite sheri? Njyewe? Ngatubwire physical ameze ate? Physically reka manze mvuga ngo ibi bintu rero ibintu tubwire amazina physically. Physical uko ameze. Ate ni muntu ki akunda iki yanga iki? Cyakunda kimwe nicyo yanga kimwe. Si bibaye? Aho ngaho ngiye reka mbabwize ukuri ntago nagendera kuri emotion. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel. Yes, ndabashuhuje aho muri mu mpande z'igihugu hose, mu ntara y'amajyepfo, intara y'amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo. Umujyi wa Kigali, abari hanze namwe ntabwo nabibagiwe, inshuti zanjye zo muri Amerika, namwe ndabashuje cyane kandi mbabwira ngo coup de chapeau, coup de chapeau, coup de chapeau. Yes, no mungu wanyu yaramasibi n'amakombe nyirukako kwitira umwanzi ahareba inzega. Kagaba muzo kuri Imana sinigeze nkikuzo namba ahubwo natoye isaro isakaro mitima rubanda. Nkubwira ngo disability is no inability. Yes, uyu munsi nanone rero n'abantu mwe ntago nzigira ntuza, ariko uyu munsi noneho sinzi kuntu ibintu ndibuze kubiyobora kuko n'ibintu bikomeye mu kuntu, ibintu bigoranye mu kuntu. Ndi hagati y'abantu babiri, ariko niba nabyita ngo amahitamo aragoranye, niba navuga gute nanjye bwanjye byanshanze. So nabavukanye baravukana, mwe mwamubonye mu kiganiro gishize, undi ntabwo tubimenyereye cyane, gusa uyu munsi nagira ngo mbabwire ngo ntabwo ibintu biri buze kunyorohera. Ndatangira rero mbakira bose, niba mpera kurinde, ariko uko byasa kose uri Rubavu rw'intuza ngiye kubanza kwakira. Mu Mararungu umeze ute? Meze neza. Umeze fresh? Bandusoza akunze kuri Kigali News Channel. Twabasuhuje. Nabo bakwikirije amaze kukumenyera, ibintu byabaye bya fresh sana. Iminsi mike hari ukuntu biri buze no kugenda, ntabwo nshaka kuvuga ibintu byinshi kuko ahangaha noneho ibintu byakomeye. Yeah, so guys, rero uyu nguyu nawe turi kumwe mwamubonye mu kiganiro cyabanje. Navuga ko byasa kose mumuzi nubwo mutamuzi cyane, gusa nawe rongera atangira twibwire, ariko ngende ndacakwibuka ni Sabrine. Siko gade? Siko bimeze se? Yes, Sabrine umeze ute? Umeze bo. No, jaye wana. Umeze fresh? Yego. Umeze bo sana. Uzi Gifaransa? No. You don't know how to speak French? Yes. You speak but in English I can try. In English you can try? Yes. Okay, how do you feel? I feel much better. Wallahi. Yeah, no. God. Are you ready? Yo. Uno anga ubugabo bwanjye bugiye kugaragara. Zina ry'Imana ubugabo bwanjye no uri buze kugaragara. Sinzo kuntu ibintu ndi buze kubitwara. N'abasista rero beza, n'abasista bari very clean in physical and mind. N'abasista bafite vision, abasista bafite icyerekezo kandi bisobanukiwe kandi bitinyutse, bumva yuko ahantu bashobora kuzagira kandi hazima kandi heza, ndetse hazabasha kugira akamaro n'abandi bantu muri rusange. Kandi ndi kumwe na Sabrine, ndi kumwe na mu Mararungu, my sweetheart. Muze kumbabarira ndabivuza ariko nta kundi. So rero ni ibintu byiza nifuje kuganira nabo ari babiri. Ngiye rero nyine bijya bigorana. Umukuru muri mwebwe ninde? Liliane. Mararungu ubwo yitwa Mararungu Liliane. Umukuru ni mu Mararungu.
Mara uyu nguyu niwe mutoya kuri wowe. Ni murumuna wawe. Vuga ngo uyu nguyu ni mupeti kuri wowe. So uyu nguyu nawe ni mukuru wawe. Yego. Uramwubaha se? Cyane. Kandi akugira n'inama. Buse mfite ibibazo byinshi by'amatsiko nshaka kukubabaza. Byinshi cyane, byinshi. Sinzi ibintu niba biri buze kunyorohera. Urareba iby'ingenzi. Ibitari by'ingenzi ntabwo niba bibaze. Ariko nabyo bifatira ikindi gihe. Ariko nabwo ari ukuntu umuntu yakanyuzamo. Kagatambikamo kwaje. Katambikamo kwaje kabisa. So nukuvuga ngo nk'abavandimwe cyangwa se nyine nk'abantu muvukana, nk'abantu mukundana, kuko urumva already muri inshuti, niyo muri abavandimwe ariko muri inshuti, kandi navuga ko zikomeye kandi zubana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ubundi wenda murarunga umubanye gute? Neza. Uvuze neza ubwo ntabwo nabyumva. Neza uvuge gute se? Iyo neza urayise ariko mu ishuri bakubaza ngo wenda define wenda ni urugero type nyine zibi ngibi. Ariko noneho unagenda utangaho example zazo. Tubanye neza nyine urebye ubuse twajya kubyinjiramo. Ariko ni byinshi cyane ntabwo twabirondora. Ariko munabyinjiyemo numva nta n'ikibazo. Urarire ntiyabyinjiramo. ngo byinjire mu bwonko bwo sinzi kumugeramo harana ijambo ari kuvuga ngo usobanure uburyo mubanyemo. Uburyo tubanye mugena murumuna wanjye turumvikana nyine mu bintu byose. Aho umwe yakosheje undi agarura undi. Ibi bibaye ngombwa ko mwese murakara bigenda gute? Ndaceceka nkamwihorera. Uraceceka kubera ko uziko ashobora kuba ari bugira amahane. Reka da ni ukuvuga ngo we iyo nyine ibintu byabaye nabi wowe nka mukuru we uraceceka ukamwihorera kugira ngo nyine ibintu bitarushaho kugenda nabi. Iyo ubonye byakomeje kuba too much se bigenda gute? Ndamuhunga. Uramunga kwigendera. Ukavuga ati reka mbanze mbona muhunge wenda banze agira gute umujinya ushire. Yako ntabwo bijya bibaho. Nta n'umunsi byaye byabahora. Ni gake ntabwo ari kenshi. Agomba kumarira nyine. Ese nuzi ko icyo umwana rero yirekera ajya amarira. Ajya guharira. Ni ukuvuga ngo agomba kuguharira nyine nk'umwana. Ariko ni nabyo ariko si byose. Ugomba kujya umara nyine nka murumuna wawe ukavuga ati ni umwana uko byasa kose ikintu cyose nyine yashaka nje nakeme. Muri mwebwe mu rugo n'induteka. Kuko byasa kose ari ukuntu mu rugo abantu bagabura uturimo ngo uroza amasahani ngo urateka uragira gutya na gutya. Ntujye uteka muri mwe naje no kubara nsanga muri gukubura. Kuko byasa kose murafatanya pe. Umwe ashobora guteka saa sita n'undi agateka nimugoroba. Mwese muzi guteka. Ninde uzi guteka neza muri mwebwe? Njyewe. Bageza ko zirago uzi guteka bugari. Nese urumva nakiri umwana ndabyiga. Ndacyabyiga. Uracyari kwiga? Haracyari igihe nzabimenya. Hari ibintu byinshi uri kwiga. Yego. Hari byinshi ndimo kumwigiraho. Ariko nawe uzabimenya bayidawe ariko ujye unabyitoza mwana. Ngomba kubimenya ahubwo. Ubundi nazaza wajya kunyakira nkabona ibiryo bitari mu munyu. Kandi already igihe ry'umunyu. Yabaze ugasanga umunyu wani wundi wica inkwari. Basanga ndi ibiryo ariko ni igaro ry'amazi. Urumva akuna ko nta kantu kukugira gute ko kwiga nyine mu buzima busanzwe. Byose ni ukwiga. So no kuvuga ngo rero gusa nta gaza mufite nge byo kumbaza. Bimuzerega turugana no turugana nyine gutya tu. Umararungu. Nta bintu by'amatsiko ufite kuri kugaragaza. Ihuse. N'amatsiko. Niyo ngo nabaraza kubimbwira. Hakantu k'amatsiko uvuga ati iyo byaba ari bitatu byaba ari bingahe uvuga ati kagaragira ashaka kumenya kira kitu cyose kuri wowe muri buno buryo. Kamishakisha. Reka tube tugiye kuza kuri Sabrina.
Sabri we ntabyo mfite ushaka kumbaza. ndabifite. Twagiye. Icyande. Ndibaza ufite sheri? Njyewe umukunzi? Mwaye nka data. Bo umukunzi ndamufite. Yego. Mwigana cyangwa we yarasoje? Ntabwo twigana tu. Akatubwira n'iwabo tukazamusura. Oya nose bo ngubwo ako numva ngiye zina. Nyine umuntu yaba arihishemo ukuntu. Ngatubwire physical ameze ate? Physically reka manze mvuge ngo ibi bintu rero ibintu dushaka kubigenamo gake kubera ko ni ikibazo gikomeye kandi kiri strong sana. Shiri wanjye ikibazo bwarumvaje ikibazo kirambura mu mwuka. Tubwire amazina physically. Physical uko ameze ateye ate? Ni muntu ki? Akunda iki? Yanga iki? Cyakunda kimwe nicyo yanga kimwe. Si bibaye? Yego. Icyambere she's so beautiful. Yes. Icya kabiri ikibazo ni muvuga we arahari ko arahari. Ubwo navuze icya mbere. Ikindi cya kabiri akunda amahoro. Yego. Sibyo? Ndavuga bitatu. Urakongeza kimwe. Abaye gatata nuko ko ntabacikara. Urakongeza kimwe physically mu ndeshyo ateye ate? Nikiri butwongeze. Ja n'abantu bizo ntabwo nibuze kubicika. Yo umuntu arahari. Uwo muntu physically icya mbere cyo ntabwo ari muremure. Sibyo se? Yareka cyari kumwana ubaza ibibazo bikomeza izina ry'Imana. Oya niba ataguteye isoni tubwire. Nta soni neye. Tubwire nyine. Akantu kuvuga ngo kuba ataguteye isoni ahise ndangiza. Mbo urumva ntabwo ari muremure. Icyo ni icya mbere. She's beautiful in and out. Yes. Sibyo? So wagize ngo sibyo. Yanga iki? Yanga iki ko agisimbutse? Yanga agasuzuguro. Ndumva ari umuntu mwiza. Usanze muri kumwe hano? Usanze turi kumwe. Cyangwa se ugasanga ni wowe? Nabanza nkareba ko watubeshye. Ni iki naba nabeshye? Yari hano se? Ubwo se twabimenyara? Ntabwo twabimenya. Ntabwo mwabimenya. Ariko buriya abaye ari hano wanamuvuga. Siyamuvugara? Nanjye ndumva yamuvuga. Nareke kutwicisha amashyushyu tubwire. Tugushimire cyangwa tukugayire? Mushimire cyangwa mungayire. Neza nawe nakubajije ngo usanze ari wowe. Ubwo nyine uramuvuga? Ndahita muvuga. Oya waba utubeshye. Kumbwira ngo urahita umvuga si biki wawe. Aho turishije ubwenge aho ngaho. Bwaragambe. Mbo ari uko byasa kose uwo muntu nzamuvuga tu. Uzamuvuga? Nzamuvuga. Ugomba kuzatubwira. Ngomba kuzabwira kandi murabizi ko ntababeshya. Siko bimeze. Uko byasa kose nyine hari akanunu. Sibyo ra? Gade sibyo? Biribwo yumva ari byo nibyo. Ya nibyo. So rero ni ukuvuga ngo mara wowe ibibazo byabonetse se? Nyine dutangira watubwiye gusa Sabrina wamwishimiye. Ni icyo wamwishimiye? Amayo. Mbo Sabrina ikintu namwishimiye cya mbere afite uburyo aganiramo. Sibyo?
nyine afite uburyo nyine amagambo ye ayakurikiranya umva nyine ibintu biri abantu bifite full message nyine ishobora kuba yagera ku bantu bose muri rusange. Kandi nyine ari sociable kuganira nabo nyine urumva n'umuntu utitinya aravuga cyane. Urumva ibyo ni ibintu bibiri. Cyo namukundiye nk'icyo nawe nagukundiye cyangwa se nk'icyo abandi bantu bameze nkatwe nabakundiye ni umuntu witinyutse cyangwa nyine wisobanukiwe wamaze kumenya ngo ndinde kandi akamenya ngo ndimo ndashaka kujyayo, sibyo? Urumva ibyo ni ibintu biri byiza cyane buri muntu wese wagira gute wamukundira, especially ku muntu nkatwe kandi se ku muntu umeze nkatwe. Urumva rero nibyo bintu nakundiye Sabrina. Urumva arankubeshyeze ikindi ntabwo nanyuze ngo basi icyo utanyuzwe basi ni iki nyine. harimo ukuntu nyine buri nko ku ishuri urabona nyine uri umuntu mukuru wigana kandi n'abantu bakuru. nkatwe nyine iyo turi ku ishuri ukabona nk'umwana atuye nk'urujamba rukubisaho ngo aravuga ngo apu nguriya ni umwana, yumva babivuga ntabwo ari we ubivuze. nkawe wigana n'abantu bakuru bazi gukontorora ibyo bavuga, nk'iyo bavuze nk'ikintu kikakubabaza ukora iki? yavuze ikintu kikamubaza nkora iki? ni ukuvuga ngo njyewe rero ikintu nkora mbere na mbere namaze kwisobanukirwa uwo ndiwe kandi mara kumenya ko uwo ndiwe ntacyo nahinduraho, physically ntacyo nahinduraho, ariko nshobora kumenya yuko cyangwa se namenye yuko sori kuvuga ngo nshobora namenye yuko hari ahandi hantu nshobora kuba nahindura kandi yakamfasha. naranje mpindura muri mind yanjye, menya uwo ndiwe, ndi kujya he, ndashaka iki. Ibyo bintu iyo umaze kubimenya amagambo yose bakuvugaho nta kintu na kimwe gishobora kuba cyakubabaza. kuko njyewe kanyanuza ukambwira ngo hagarara uri urukara cyangwa uri mugufi bifata nkaho uri kuririmba indirimbo iri kunsingiza. urumva kanyanuza ukaba kagarara uri mugufi oji kakanya uri kuririmba indirimbo gira gute insingiza. niko nje mpita ngufata. urumva nta kintu na kimwe cyo gishobora kugira gute kumpungabanya kuko urumva mbere na mbere abanza ukamenya ngo ndinde who I am. icyo nicyo cya mbere. kwigirira icyizere ni ibya mbere sana kabisa. twagiye ku kintu ufite ibibazo byinshi we nakumvishe mbaza njye nagusubiza pe mbaza umbaze ngiye kamubaza. hari nk'igihe nyine nk'umuntu aba ari kugenda mu nzira gutya wenda ushobora nko wahura nyine nk'abantu benshi ukabona nyine bari kukwitegereza cyane ubyakira gute? bari kunyitegereza cyane banumva ndi umuntu mwiza wa danje udasanzwe, banumva nabaye icyuki harya ndi kuvuga ati kabisa cyakora ndi mwiza pe. ntabwo kumva nanicaye ngo harebye urukundo yo bibi wenda ngo ibiki n'ibiki. banumva ndi umuntu mwiza, nkumva ndi umuntu uhenze, mva n'umuntu w'agaciro byataye. ni nabyo ariko ese ko abantu banyuzeho batabara ariko we bacaho bakakureba uri umuntu ukomeye ahubwo. urumva turi beza turi ibyuki sana sana kabisa. none se hari ukuntu ababyeyi imbere ibibazo byarangiye kumbaza. Okay, nyine hari ukuntu mu rugo bavuga ati wenda mu buryo bwo gushakamo abagabo ushobora kuvuga ati wenda nimubonye umugabo wenda uri mutoya ntabwo wasiga mukuru wawe mu rugo, wumva ari wenda muri mwebwe hageze umubona umugabo mbere yategereza undi akabanza akagenda wenda urumva umurarongo niwe mukuru aramutse abonye umugabo akanya wenda ashaka abona umugabo mbere yawe sorry wowe ukabona umugabo mbere ya mu murarongo wabanza ukamutegereza akabanza nakabona umugabo byagenda gute? hari famille ziba zifite iyo myumvire ati we ntabwo wagenda mukuru atari yagenda. ubwo se aho ngaho ngiye reka mbabwize ukuri ntabwo nagendera kuri emosiyo nagenda
mbega muri make nta n'ibindi wakwiriye kujya kujya gutindamo n'ibiki. oya nagenda ubwo igihe cye cyaba kitaragera. Urumva nawe ubwiwe yazategereza igihe cyiwe. nawe yategereza iki kikagera. Yazategereza igihe cyiwe, nawe igihe cyazagera cyiwe nawe akagera gute, nawe akagenda. Urumva nabwo ubwo byaba ari fresh. So urumva no kuvuga ngo urumva ko byaza gusa niba ubonye umugabo rwose wamukunze, wumva umutima wamwishimiye, uhita no kujya mu rugo mukajya kubana. ni ukugenda. Ibindi bikazaza nyuma, nawe akazishakira agategereza ku rwego ruhande. Urabona ko ubyumva cyane, nanjye ni kubyumva. Ntacyakubuza kugenda, wagenda wiboneye umugabo. Hari impamvu ibi kuvuga ngo urategereza ngo n'ibiki n'ibiki. Yo Marungu aratuje cyane, kandi buriya nyine avuga ibintu bibaritse, sibyo? Ntago nyine agira amagambo menshi, avuga ibintu bike cyane ewana bibaza biri ku murongo. Urumva kandi aritonda, ntariyubaha, kandi afite passion. Urumva afite passion kandi afite vision. First of all yaritinyutse, the second yarisobanukiwe, the third hari many goals afite kuzacivinga nyine imbere yiwe. Karame nubyumva se atakweretse ni mbabona. Ariko mwana ngiye urumva ngiye uretse navuze uko icyo urumva cyo mukundira. Ariko hari isesengura ribayeho, hari icyo bita critical thinking ibayeho. Ntacyo mvuze hari analysis and critical thinking muri IT. Hari ibintu twageraga muri sosode, twageraga tuvuga ngo system analysis niyo mega mukoze. Kandi navuze ko numva ibintu. natwe ariko twari tubyumva. Okay. Imana ishimwe. Urumva ibyo nibyo navuga abona mukundira, kandi nawe navuze ibyo ngukundira. Mbega muri make mwese ndabakunda nk'abashiki banje, kandi nkabifuriza iterambere, nkabifuriza kuza kwiga muri kaminuza, mukansanga muri kaminuza. Ushobora gusanga narangije ntawamenya, ariko namwe mukaza tukiga kaminuza, twiga ama PhD mukabona amadoktora, kuko urumva njye niyo purpose yanjye. Kandi ndabibifuriza kugira ngo muzagere kure hashoboka, ndetse mutere intambwe irenze, sibyo? Ibyo mba mbifuriza, kandi ndabasengera umunsi ku wundi. So navuga ngo reka mbashimire mbere na mbere, mbabwire ngo mugire gushyirwa muri mwese, ariko sinyagira ntabaje kino kibazo. Inama nanone ku bantu bafite ubumuga bitinya, ugiye kuduha inama yawe, nabwo nawe uraduha inama yawe. Duhere kuri mu Mararungu. Inama vuga ureba hari ahantu kugira ngo ikintu nababwira ngo ujye uharanira kuba uyu uriwe, ureke kuba uwo abantu bashaka kubaho. Cyaze kabisa. Iyo ngiyo ikombana ingingo ibintu byose. Finally twagiye aho bose nyine bumve ko bashoboye. Barashoboye, bashoboye gukora, nyine physically bumve ko banarenze. Mbega banze bahindure icyo bagire nakwita growth mind. Mind zikura zikeneye gufungukira byinshi. Yego. Hano ufite uburyo uvugamo ibintu byawe kandi bikumvikana sana, sibyo? Icyambere no kuvuga ngo bo no kubanza bakagira iterambere mu mutwe. Yego, bakagira ubwonko bukura. Iterambere niriza already muri mind, ibindi byose bizagera gute, bizagenda neza. Kuri ya miryango hisha abana bafite ubumuga bakumva ko batagaragara. Yego. Ndetse
no kuri abantu babwira abantu bafite ubumuga amagambo mabi, gira ijambo rimwe ubabwira aka kanya. bariya bantu buriza ikintu nababwira, bagomba kugira control mu byo bavuga, kuko uriya muntu uba ukoreye tucaringi, ejo ntubuze aho muzahurira. Ejo muzahura ari umuyobozi umukenereho serivisi, ariko burya nawe bizagutera ipfunwe kujya kumwaka serivisi uzi tucaringi wamukoreye. Ubwo rero ndabasaba kubaha, batwubahe kuko natwe turabubaha. Respect nyine ku bantu bose. Respect ku bantu bose. Yego. Ewa cyaze kabisa. Sha njyewe ndavuga ko nta kindi narenzaho, gusa nanjye wenda inama nshobora kuba abantu nabaha, mbe na mbere ne banze bakira uko bari. Ndavuga abatorera kuri kamera ndetse nanjye ubwanjye ntisize, tumenye ngo turi kujya he, tumenye ngo turashaka iki, ndetse n'aho dushaka kuzagera. Yego. Ibyo nibirangira tube developed mu bitekerezo byacu ndetse no mu byo turi gukora. Kuko birababaje yuko ushobora ko wenda wenda ufite disability by physically, ukitera n'indi muri mind, mental, sibyo? Cyari ikibazo gikomeye cyane. Ariko niba ufite disability physically, noneho ushaka uburyo noneho udevelopinga muri mind yawe. Yes. Nkunda kuvuga ngo aka kanya wajya mu bucuruzi, aka kanya wajya mu buhinzi, aka kanya wajya mu bworozi, aka kanya wajya mu bintu byose. Waba n'umuyobozi w'ejo hazaza, buri kintu cyose ushobora kuba wagikora. Ariko byose bihera buki mu bitekerezo. Bihera mu bitekerezo. Aka kanya washinga akantu kakwinjiriza amafaranga. Kujya ku muhanda gusabiriza cyangwa se kubwira umuntu ngo mpampa, ntabwo ari umuti w'ikibazo, cyangwa se ntabwo ari umuco n'ego icyo dushaka twebwe nk'abantu bafite ubumuga. Ibyo bintu namwe mbirwanya, kandi na n'ubundi ndabirwanya, nta nubwo nzakwima kubirwanya. Wikumva yuko bakubwiye ko udafite ubumuga ari iherezo ry'ubuzima bwawe. Bakubwira ngo ufite ubumuga nawe ukumva ko nta n'icyo ushoboye, tari wamaze kwirangiza. Ba wowe ugerageze kuba wowe, ugerageze kugira intego, ndetse ugerageze no gushaka aho ushaka kugera. Sibyo? Amaze twubakwe ibyacu, twubake bizima, tugire icyo tumarira abandi bantu bafite ubumuga ndetse n'abatabufite muri rusange, ndetse n'igihugu cyacu muri rusange. Ntabwo navuga ibintu byinshi, gusa ariko tunavuga ngo disability is no inability. Njye ndabashimiye cyane kuba mwemeye ko tuganira, kandi mwabaye bashiki banje. Nzajya mbasura ku ishuri rimwe muzajya mbona umwanya, ari ukuntu ushobora gufata nimero yanjye bangaba nayo bemereye, ukajya wibeta ukavuga ati reka muhamagare, niba ngiye kujya muri kantine nkubitira agahumbi ngende nywa amata. Arumva? So nayo ubwo ndi umunyeshuri, ariko hari igishobora kumpamagara hari ukuntu umeze nkavuga ati reka mukubitira agahumbi agende yanywa amata muri kantine. Ubuzima bwa internet ndabuzi cyane, babugoye buri strong babugoye. So reka mbashimire kuba mwanyemereye ko tuganira. Imana ikomeze bahereze umugisha, ndetse ikomeze barinde muri byose, ikomeze bagura imbago mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Njye ndabakunda cyane. Marungu, you know I love you so much. Kundeba. Ngiye kuseka bwa. So guys, rero dukomeze kubabwira ngo amahoro y'Imana akomeze abane namwe, Imana ikomeze bende mu buryo bugiye butandukanye. Tuzahure undi munsi tumeze neza dushima Imana. Icyo mbabwiye, mukomeze mukore subscribe kuri Kigali News Channel. Ntabwo tuzahema kubagezaho ibyiza, ntabwo tuzahema kubatumikira, ndetse n'abandi bantu bari mu mpande z'igihugu bumva yuko hari ikintu twaganira, bumva yuko twabasha gutanga umusada wo gutanga inama kuri bo ndetse no ku bandi, kuko izo nama twadutangiye ahangaha sibwo tuba turi kuziha gusa, tuba turi kuzereza na bagenzi bacu, kandi ndakeka yuko hari abantu bimaze kugira gute, kugira akamaro. Twebwe inkunga yacu nta mafaranga dufite aka kanya, ariko inkunga ikomeye ni ukuganira, tukajya inama, tukagira ibintu duhindura muri sosiyete, ndetse tukagira n'ibyo twubaka muri rusange, kugira ngo twubake igihugu cyacu twifuza, kugira ngo twubake ejo hazaza hifuza. Then ibindi byose bikazaza nyuma, ariko byabanje guturuka mu mitekerereze ndetse no guhumuriza abantu, tubabwira yuko bakomeye, tubabwira yuko bashoboye, tubabwira yuko ejo hazaza habo ari heza. Nkomeze kubabwira ngo mukomeze mugira amahoro y'Imana.
abanyarwanda bene data ndetse n'abandi bose mu bihugu bigiye bitandukanye mukomeze murindwe n'Imana. Ciao ciao, tutaonana siku nyingine. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel.